Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Uko umwaka utashye, ababyeyi ba Yezu bajyaga i Yeruzalemu guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika. Nuko umwana amaze imyaka 12, bajyanayo uko babimenyereye ku munsi mukuru. Iminsi mikuru irangiye barataha, umwana Yezu asigara i Yeruzalemu ababyeyi be batabizi. Bagenda urugendo rw'umunsi wose bakeka ko arimo uwo bagendanaga. Hanyuma bamushakira muri bene wabo no mu bamenyi. Bamubuze basubira i Yeruzalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamusanga mu ngoro y'Imana yicaye hagati y'abigisha, abateze amatwi kandi abasiganuza. Abamwumvaga bose batangariraga ubwenge bwe n'amagambo yabasubizaga. Ababyeyi be bamubonye barumirwa, maze nyina aramubwira ati, "Mwana wanjye watugenje ute? Jye na so twagushakanye umutima uhagaze." Arabasubiza ati, "Mwanshakiraga iki? Muyobewe ko ngomba kuba mu nzu ya Data?" Bo ariko ntibasobanukirwa n'ibyo ababwiye. Nuko ajyana nabo i Nazareti, agahora abumvira. Nyina abika ibyo byose mu mutima we. Uko Yezu yakuraga, niko yungukaga ubwenge n'igihagararo, anyuze Imana n'abantu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.